aho muri hose mbifurije kugira amahoro mu byo murimo byose, mbifurije ndetse no kugubwa neza mu mitima yanyu mu gihe musigaje muri ubu buzima. Mvuze ku bijyanye n'ubuzima dusigaje kubaho muri iyi si, maze nibuka inkuru y'umugore n'umugabo bari bamaze imyaka 4 bakundana, ariko nyuma y'iyo myaka umubano wabo waje kuzamo kidobya mu buryo butunguranye. Mbere y'uko mbabwira iby'iyi nkuru, munyemerere mbaze buri umwe muri twe utu tubazo dukurikira. Mbese waba warigeze ugira amakimbirane n'umuntu runaka, nyuma ukumva umutima uguhatira kujya kumusaba imbabazi ariko ukanga ukinangira? Mbese wowe uri kunyumva ubu, waba warigeze ugira ukutumvikana hagati yawe n'umukunzi wawe, hari wenda biguturutseho, nyuma umutima ukaguhatira guca bugufi ugasaba imbabazi ariko ubwenge bukanga kubyemera, bikarangira winangiye umutima? Ahari wenda birashoboka ko bitari byakubaho. Mu gihe urimo gusubiza ubwenge hahise kugira ngo wibuke, reka nongere nkubaze ikindi kibazo. Mbese waba warigeze kugira igihe runaka wumva wifuza gushimira umuntu kubw'ineza yakugiriye, ariko ugakomeza kwiyumvisha ko muri wowe hari igihe uzabikora, cyangwa se muri wowe ukumva ko ibyo nta gaciro kanini bifite? Okay, nitwiringimana Patience, ikaze muri Think Again. Reka noneho ngaruke kuri ya nkuru. Ngitangira nababwiye ku nkuru y'umugore n'umugabo bakundanye cyane, banyura muri buri cyiciro cy'urukundo, ni ukuvuga guteretana, fiançailles, nuko nyuma baza no gushyingiranwa. Babanye mu bihe by'umunezero mu rugo rwabo, ariko mbere y'uko bizihiza isabukuru y'imyaka 4 bashyingiranywe, umubano wabo wari watangiye kuzamo agatotsi. Ntibabura gutuntu bapfa duto, ngaho ngo umugabo yatinze gutaha, ngaho ngo umugore yirirwa muri WhatsApp aho kwita ku mugabo nk'uko byahoze, mbese umubano wabo wari watangiye kuba mubi. Buri munsi aho kuganira ku ngingo zubaka urukundo rwabo, bo baganiraga buri umwe yumvisha undi uburyo ari umunyamakosa. Muri iyo minsi bari babayeho nk'abari mu rukiko rutagira umucamanza, buri umwe yari umushinjacyaha akaba n'uregwa ku rundi ruhande. Umunsi umugabo yari yazindutse maze yerekeza mu mujyi kugira ibyo yitaho. Uwo munsi wari neza itariki bashyingiranyweho, bivuze ko wari n'umunsi wa anniversaire yabo. Uko biri kose, nubwo bari bamaze iminsi bacyocyorana, ariko bagombaga kwishimira isabukuru y'imyaka 4 bari bamaze bashyingiranywe. Umugore mu gitondo abyutse atangira gutegura utuntu n'utundi, ari nako nawe yikoraho kugira ngo ase neza, kuko mu mutima we yibwiraga ko umugabo we yazindukiye kujya gushaka impano ndetse n'ibindi biza gutuma umunsi wabo ugenda neza. Akiri mu turimo two mu nzu, ubwo hari nko mu masaha 4:30, agira gutya yumva telefone irasonnye. Agenda yiruka kugira ngo ayitabe, arebye nimero ihamagaye asanga si y'umugabo we. Mu gihe atarayitaba, umutima we uhita umuha ibitekerezo byinshi. Muri we atangira kwibwira yuko ari umugabo we ukoresheje indi nimero ya telefone kugira ngo amutungure, maze amubwira ati happy wedding anniversary my lovely wife. Muri we yumvaga yiteguye kongera kwinjira mu buryohe bw'urukundo rwe n'umugabo we. Nuko nyuma y'akanya gato yitaba ya telefone, aho kumva ijwi ry'umugabo we ahubwo yumva ijwi ry'undi mugabo. Amajwi yari inyuma y'uwo mugabo yari ari mu rusaku rw'abantu ndetse n'amamodoka. Nuko wa mugabo aramubwira ati bonjour madame, niwe mugore wa John? Undi ati yego ni njye. Nuko umugabo ati madame, njyewe uguhamagaye ndi umupolisi mu ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda. Vraiment umbabarire kuba ngiye kukubwira inkuru mbi, ariko nta kundi. Iyi nimero yawe tuyikuye mu ikofi ya John, aho bigaragara ko ari nawe mugabo wawe. Twamusanze mu masangano y'umuhanda yakoze impanuka maze ahita apfa. Ubu rero umurambo we tuwerekeje ku bitaro, nawe urasabwa kwihangana ukahagera. Umugore akimara kumva iyo nkuru yahise acika umugongo, hagwa mu ntebe wese yacitse intege. Arataka cyane ati ibi ntibishoboka, John ntago wansiga rwose. Urabizi ndagukunda, nubwo najyaga nkubangamira ariko rwose ndagukunda. Ntago nabaho udahari John, nibyo narakurakazaga ariko rwose uyu munsi nari niteguye kugusaba imbabazi, none dore uransize. John yakomeje gutaka, amarira ari yose ku maso. Yakomeje kurira agera aho amarira mushiramo, agwa agacuho asigara yitse umutima, ahitamo kuryamaho mu ntebe yabuze intege zihamukura. Hashize umwanya utari muremure cyane, afite akababaro araho mu ntebe, agira gutya yumva umuntu arakomanze. Nuko ariyandayanda ajya gukingura. Agikingura umuryango abona ni John winjiye, acigatiye amamverope y'ibyo avuye guhaha. Umugore avuza induru ati ntibishoboka, abaramusimbukiye aramuhobera ati sheri wanjye ndagukunda cyane kandi umbabarire kubw'amabi yose naba naragukoreye. Umugore biramucanga asa n'urimo kubonekerwa, nuko ashize akanya maze gutuza abwira umugabo we ibijyanye na telefone yakiriye. Nuko umugabo ati sheri umbabarire n'ukuri,
nazindutse ngenda sinibuka kukubwira yuko ikofi yanjye bayinyibye ejo nimugoroba. Bivuze ko uwahamagaye nimero yawe yayikuye mu ikofi yibwe n'uwo mujura wakoze impanuka agahita apfa. Ako kanya bombi barahoberana, buri umwe yongera aterura undi ko amukunda ko ndetse amubabariye imyitwarire itari myiza buri umwe yagize. Life, ubu buzima twese turimo turabukunda tukabwifuza igihe kirekire, ariko hari ubwo bujya budutenguha. Ubu buzima hari ubwo butwima amahirwe yo kubwira inshuti zacu ko duciriye bugufi gusaba imbabazi aho twazikoshereje. Hari ubwo butwima amahirwe yo gutanga imbabazi ku bazikeneye kandi muri twe tuzifitemo. Ubu buzima hari ubwo butwima amahirwe yo kubwira abo dukunda ingano y'urukundo tubafitiye. Hari ubwo butwima amahirwe yo kugaragariza ishimwe abatugiriye neza kandi tubyifuza. Niba inkuru yagukoza ahantu uyu munsi, bwira umutima wawe ko witeguye gusaba imbabazi aho wakosheje. Bwira umutima wawe kandi ko witeguye kubabarira no kubohoka uyu munsi. Bwira umutima wawe ko witeguye kwita ku byiza kurusha ibibi bya muntu. Bwira umutima wawe ko ukeneye ubwiyunge uyu munsi. Bwira ubwenge bwawe bubwira umutima wawe ko nta keza kinzika muri wo. Nelson Mandela niwe wigeze kuvuga ati, ubwo nari ndimo ntera intambwe inyerekeza ku marembo y'ubwisanzure, nibwo namenye ko iyo ntaza gusiga inyuma uburibwe ndetse n'urwango nagiriwe, nta kabuza nari kuzarinda mva muri uyu mubiri nkiri imbohe. Nitwiringiye Imana Patience. Think again.